Byiza kuri mwe mwakande subscribe hano ku bw'ino Sport Rwanda, nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane aho mudukurikira muherereye, ku bari hano imbere mu gihugu, ku bari hanze y'igihugu, mwese tubahaye ikaze. Nizera ko turaza kubana neza muri iki kiganiro cy'imikino, tugiye kuba turebera hamwe inkuru nziza ku musore w'umunyarwanda kuri rutahizamu w'abanyarwanda, umwe mu basore bashimishije imbaga y'abanyarwanda hirya no hino ku isi ndetse n'ahandi imbere mu gihugu. Amakuru ari kumuvugwaho ni meza cyane, abonye ikipe ikomeye cyane, ikipe ishobora kumufasha kuba nanone yajya ku itara, akaba yakifuzwa n'amakipe akomeye dusanzwe tuzi ku mugabane w'Uburayi akina mu mashampiyona agiye akomeye. Ni inkuru nziza cyane udakwiye gucikwa. Niba udashaka kwicikwa rero kanda subscribe ubundi twibanire mu kiganiro kuva gitangiye kugera gisoje, ubanze umenye uko byifashe kuri uno mukinnyi w'umunyarwanda rutahizamu urimo ukunzwe cyane muri ino minsi n'abanyarwanda batari bakeya. Ni rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero Amavubi, bakaba bamwita Nshuti Innocent, akaba kuri ubu ngubu akina ikipe ya Knoxville yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arifuzwa n'amakipe akina shampiyona y'icyiciro cya mbere yo mu bihugu bine bitandukanye. Ibyo bihugu ni ibihe? Uraza kwimenyera ahangaha muri iki kiganiro. Nk'uko ubwino Sport Rwanda yabyemerewe n'ushinzwe gushakira inyungu uyu mukinnyi Tuyishimire Emmanuel, yatutangarije ko ayo makipe amwifuza, harimo nk'ayo muri Afurika y'Epfo, mu Misiri, Maroc ndetse no muri Norway cyangwa se muri Norvège. Ikipe yifuza uyu umukinnyi kurusha izindi ni ikipe ya Marumo Gallants ikina shampiyona yo mu cyiciro cya mbere muri Afurika y'Epfo, ndetse n'ibiganiro hagati ya mpande zombi byatangiye rwose, byaratangiye ngo bikaba birimo biragenda neza cyane, nta gihindutse. Uno musore baramutse bumvikanye kabisa, nayo ashobora kwerekezamo mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha, ubwo isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi rizaba rifunguye. Ibi biri kuba nyuma y'uko uyu rutahizamu amaze iminsi yitwara neza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, atsinda rwose ibitego birimo icyo yatsinze Afurika y'Epfo. Murabyibuka hariya i Huye ubwo Amavubi yanyagiraga Afurika y'Epfo rwose mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, ikipe y'igihugu ya Libya ndetse na Benin mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 kizabera muri Maroc. Hanyuma mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nibwo uyu mukinnyi yerekeje mu ikipe ya Knoxville Sport Club ikina shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Kuva yayigeramo rero ntabwo ibintu byamugendekeye neza, dore ko nta gitego aratsinda muri shampiyona, ndetse no kubona umwanya uhoraho wo kubanza mu kibuga bikaba byaranze. Nshuti Innocent rero yakuriye mu ikipe y'Intare cyangwa se Intare za IPR, agezemo afite imyaka 14, aza kuzamurwa muri APR Football Club muri 2015. Hanyuma muri 2018 yaje kuva mu ikipe y'ingabo z'igihugu yerekeza mu ikipe ya Stade Tunisien yo mu gihugu cya Tunisia, ariko ntabwo yatinzemo. Nyuma y'umwaka umwe yahise ayigarukamo, akaba ari nayo yari agikinamo kugeza mu ntangiriro z'uyu mwaka mbere y'uko ajya muri Knoxville. Reka rero tuvuge tuti byaba ari amahire cyangwa se byaba ari byiza cyane kuri uno rutahizamu Nshuti Innocent, ubona ko rimwe mu mukino araza bikanga, hanyuma ugasanga mu rundi mukino arabikoze birakunze. Ariko icyo twifuza nk'abanyarwanda ni uko tubona abakinnyi benshi bakina ku mugabane w'Uburayi cyangwa se bakina na hanze ya shampiyona y'u Rwanda, ku buryo rimwe binakunze cyangwa se Imana idufashije twazabona nk'abakinnyi 11 babanzamo bose bakina hanze, bikomeza ikipe y'igihugu, bikanongerera no kuba abakinnyi bakina imbere mu gihugu bazamura urwego rwabo. Mu kuzamura urwego rwabo bikaba biba ari byiza cyane kuri ekipe y'igihugu, ku kuba yaba ababa barifashishwa muri cane
cyangwa se n'abandi baba bagiye batandukanye, ibyo ngibyo bikaba bisova ikipe y'igihugu. Uyu Nshuti Innocent ni umwe mu bakinnyi bashobora kuza bakaguterera mace ukabona kabisa ukabona ko byanze bikaranya nta n'ishoti ateye mu izamu, ariko nawe yigiriramo akantu k'amahirwe, handi batangiye kumwataka, handi batangiye kumuvuga bavuga bati bimeze bite, ugasanga araje ahise ashyiramo agatego ko kubacecekesha. The same no ku mukinnyi nka Mugisha Gilbert Eke Barafinda, buriya nawe ni umwe mu bakinnyi bigirira amahirwe menshi cyane utamenya aho aturuka, ko ari umugisha kuba basenga mu by'ukuri, ukajya kubona ukabona ahandi abantu bose batangiye kubogeraho uburimiro, batangiye kuvuga bati aba bakinnyi bimeze gutya na gutya, ugasanga araje ahise akubitamo igitego. Mu by'ukuri amahirwe masa kuri uyu musore, byaba ari byiza cyane. Ikipe ya Marumo Gallants yari muri Afurika y'Epfo ni ikipe nziza cyane. Ikindi kandi buriya iyo tuba dufite nk'intumwa, kuriya tuba dufite intumwa muri Afurika y'Epfo nka Ntwari Fiacre urimo yitwara neza muri Kaizer Chiefs, iyo ari kwitwara neza bituma n'andi makipe yo muri iyo shampiyona abasha kuba yatera amaso aho uwo mukinnyi yaba aturutse, bibaza batese aho uno mukinnyi yaturutse, ubu ngubu nta wundi mukinnyi mwiza cyane ushobora kuhava. Mu by'ukuri hari igihe umukinnyi umwe afungurira amarembo abandi bakinnyi benshi, ubwo rero Nshuti Innocent nawe bishobora kurangira mu by'ukuri abyungukiyemo. Nibyo duhora tubwira aba bakinnyi, tubabwira tuti iyo muri gukina muri ekipe y'igihugu mujye mumenya ko amateleviziyo imikino imwe iragenda ica ku mateleviziyo mpuzamahanga, kandi mu by'ukuri haba hari abajenti baba bagiye batandukanye barimo bareba ku buryo umukino umwe kubera performance ukoze mu by'ukuri ushobora kuba wakubera nk'amarembo. Mu by'ukuri nyako uyu Nshuti Innocent yaba kuri Afurika y'Epfo match yacaga kuri Super Sport, match iri guca kuri Canal, uri kumva ni ku isi hose bamureba. Noneho even n'ejo bundi kuri match ya Benin, iriya match ndakwibutsa ko yacaga kuri yacaga mu by'ukuri kuri Canal Plus, kandi Canal Plus rwose baba bakureba bo mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, bo mu bihugu bigiye bitandukanye, bose hari ababa bari aho ngaho bakurikiye uwo mukino. So rero performance yawe mu by'ukuri ishobora kuguhesha kuba wabona ikipe ikomeye cyangwa se kubona ikipe yisumbuyeho kuri ekipe wakinagamo. Ubwo rero Nshuti Innocent, Imana imugende imbere, Imana imuhereze mu by'ukuri kuba yabona amahirwe nyine yo kubona ekipe mu by'ukuri ishobora kumuhereza agakontara. Ni byiza cyane, ni byiza cyane ko tugira abakinnyi nyine bakina hanze benshi cyane, ubwo araza yiyongera ku bandi bakinnyi benshi cyane bakina hanze. Ubwo Nshuti Innocent rero nawe akeneye kuzamura urwego rwa fizike, kubera ko fizike buriya iyo bavuga ko Nshuti Innocent abyibushye cyane, kandi koko binabireba bunabyibushye cyane, ariko nanone hari ukubyibuha ukamenya no gukoresha umubyibuho wawe, kuko buriya twabonye umukinnyi nka Lukaku ni igisuka kabisa, rusuka ko yarabyibushye kabisa afite inda, ariko amenya uburyo kiranda yayikoresha ikabasha kumufasha akabasha kumina n'ibitego. Nshuti Innocent ntabwo ari mukuru, ni umukinnyi imyaka agezemo ubu niyo gukina mu by'ukuri. Ubwo rero afite gukora cyane, ntibibe bya bindi byo kwikoza muri Marumo Gallants ugasanga nyine agezeyo atangiye kwirara, yumvishe ko byose birangiye, ikipe iri kumwifuza, yego Imana inamufashe nyine ajyeyo, ariko nanagerayo azatanga ibyo afite 100% kugira ngo abashe no kurambayo. Ntibizajye biba bya bindi nyine wumvishe ko yagiye muri Stade Marie, gerayo biranga, arongera agaruka, agende kuko agiye agaragaze performance y'urwego rwo hejuru. Umwana yabonye ko nk'uwitwa Mankwende we yari yagerageje kabisa. Mankwende we yarahiriye ko kabisa atazagaruka nyine gukina mu Rwanda, kuba yaragiye hanze nyine already agomba nyine guharanira ku buryo ki always agomba kuba ari gukina hanze. Nibyo twifuza ku bakinnyi b'Abanyarwanda, pana ngo biranze agarutse muri APR, agarutse muri AS Kigali, jyayo performing neza, hanyuma uheshe ishema igihugu cyawe cyakubyaye. Nubwo ino Sport Rwanda, kandi subscribe tujye twibanira.